n'umwe mu bafana b'ikipe ya Musanze. Aka kanya akaba ari half time ngira ngo avuye gutera penalty. Ni penalty winjiyemo umeze ute mu byukuri niba utambe? Amazina yanjye Nikidayida Kideye muriro watse kuri basaga kubita imbwa nini ku makiga. Urabibona? Yeye Musanze FC. Banaturutse gutoka kuri base kwa Nyirabasare. Ikipe yanjye ni Musanze. Yego. Penalty ndayimushije n'aba Messi n'aba Ronaldo barazimusha. Ariko bibaho nawe nabyegekaho ni ukuguru kwanjye nahengetse ninagorora ariko ndabyemera. Bibaho ariko ubutaha nabonye aho byapfiriye aho byahengame nahabonye zabigondamura ndani. Yes. Mwaje i Kigali. Cyane Kigali Pele Stadium. Yes. Umuriro wabuze kandi turi iwanyu urabize cya kibuga cyanyu umuriro n'ujye ubona. Yes. Yakiye gutakana ko kubura ku muriro. Yaba ari indi ekipe yabuze twari kubyakira n'igusida ariko iyi ekipe igikona APR iyi ngeso irayisanganywe wamakanyase ntago iyi ngeso ni yayo bakanze buto burabura ngo barakanitse ariko nibo Musanze ariko natwa twashushe tujya kubatsinda bitatu n'ibyo twabakoreye iwacu iminota 30 fazere twe twabateye 3 kubusa sufuri batwishe n'ibitego bibiri nukuvuga ngo bacunze babonye bijya kubasubira barenge bakupiki umuriro wanjye ariko icyambe ndashimira umukuru w'igihugu Paul Kagame umutekano mituweli ku gihe nukuvuga iwacu Umusanze no kuri base kwa Nyirabasare Ekebe Birici ni umwana wakiza kiri motoya reka mwamamaze afite akabari n'amahumbezi iyi fan club yiyange Kidayida Ekebe Birici City gutoka kuri base fan club bayita fan club Birici City turuka gutoka kuri base yes no kuvuga ngo nandi gushimira Umusanze nta kintu atakoze wamunenga ese ko mbona Musanze abafana iyo ndebyemo ntababona bose bimeze abafana hari ibyago byabaye nawe urabizi by'abafana ariko ubutaha tuzikosora ariko nukuvuga penalty sinyushije mu mukino bibaho ese na 25 ari wayabari mu byukuri oya nago nayabariye kuko no mu mitungo mfite muri bije nagarimi ese bagutomboye ite kugira ngo ari ujya gutera byatewe n'uwabikoze ako ari ukuntu wigaragaza bakabona wenda kuri stade mu bantu niwe ushoboye ako ngena nashoboye naga ari kwiyumva mushobora mwe kwibanda i Kigali ngo ni wari bafana cyangwa abakinyi jewe Kidayida nge ndiyumva imana yanjye niyanjye no gufana kandi Amavubi nge nzayinjiramo kabisa. Ufite icyizere cy'uko Amavubi arayafana? Amavubi nge nzayafana n'ukuri kw'Imana agakubita imbwa nini ku mashiga ikibwana cyote n'amakenga ibuye rinaniye isuka ipikira rimena. Aha uvuze ku Mavubi unyibutsa kandi sibyo kuwa mbere turakira by'umwihariko umutoza w'ikipe y'Amavubi yitwa Constantine. Mwamwakiriye muti? Twaramwishimiye twari tugiye mu cy'Afurika hazamo Dadi Birori byabaye nawe murabizi ariko ikosa ntabwo yari ije ntabwo ari gutoranya abakinnyi bamuha raporo uko byagenze ariko yaragerageje uretse ko kadute kabayemo ngo turamwize ese kagize imyaka 30 ese hari ikipe yajyanye mu cy'Afurika aho niho nshaka kugira ngo mbaze mukansobanurira ikipe yajyanye mu cy'Afurika aribwo bwa mbere yakibuzemo iyo kipe irahari irahari cyane niyihe ubwo bishatse kuvuga ko ufite n'icyizere ko n'Amavubi ejo bundi twazabona ko zibitangaza afite imyaka 2 yonyine bitangaza ariko atari bya bindi ngo tugarukiye ku mwamba akadomo twakagarukiyeho tukabura inota rimwe cyangwa amakipe twahuye akaturusha ibitego ibyo ntabwo ari byo dukeneye nk'Abanyarwanda. Amavubi ni ayacu ahubwo dukeneye ngo bageze mu cy'Afurika nta kutubwira ngo harabuze gato ibyo turabirambiye iyo mere iyo nyikirizo ndirimbo ntabwo ariyo dukeneye dushaka mu cy'Afurika kandi tukajyamo ibaze igikombe Tanzania Kenya Uganda igikombe kirimo twa tukiburamo ubwo iyo nkuru wazayivuga he ayo mahirwe twazongera kuyakura he
Uganda ijya mu cy'Afurika twe turi mu rugo. Ni ikintu kibabaje aho natwe nk'abafana b'abahuriga b'abashusha rugamba Ferwafa yemera yari ikosoye ariko dushaka umutoza utaraza ngo atubwire ngo murabona ngo habuze gato. Hari n'abanyamakuru sinzi ibyabaye nk'ubu yaje ngo murabona yaratugejeje ngahangaha noneho byarangira icy'Afurika tutakigiyemo bakavuga ngo nta bakinnyi dufite. Ubu ngubu ntabwo bari kubivuga twe ntitukaze tujya imboga ukumva barahembwa. Ni ukuvuga ngo nibavuga ngo habuze gato iryo jambo niryo mu Rwanda ngo murabona iryo jambo ntabwo turikeneye ntabwo kidahita yabivuze tudusoza yashaka hereza umutima suriza abantu bari Musanze gira ati ikipe yanyu imeze neza cyane. Umuntu wa mbere ndasuhuza ni Trump yayoboye ekipe yakoze ibishoboka byose nta kintu ataduhaye n'iyi ngoma iriho Richard perezida nawe aragerageza ariko yumva abafana icyo bamusaba natwe icyo atugomba. n'ubu mwanjye naraturutse kuri base urugendo ukuntu avutse bro niba kwa kundi umubyeyi abyarira mu murima kandi akagombye kubyarira kwa muganga. Ekipe Rekiritoma muri Musanze ntako batagize wabashinja iki imeze neza niyo twatsindwa ni iby'umupira ntabwo badutsinda ngo ikinogo kimira Ferwafa za Mavuyi abasifuzi Muteteri yaracyutse Muteteri ni ukuvuga ngo ni ugutsinda yabikoreye. Njyewe ikintu gikuvuga ngo yambaye nk'umwafandi aribo ayobora iyihe batayo uretse afana agaragara. Ikintu njyewe ndi kuvuga ngo yagize ubwoba yaje mu rugo mutsinda ibitego 3 mu minota 30. Urabivuga iki afana ibitego 3 mu minota 30 byari byagezemo urabivuga iki urubango iminota igitego kimwe mu minota 10 ufashe rimwe ukagabanya 10 ntabwo bibaho barabeshya ariko anivuge utavuga fande mukabesha Mubaraka muganga ayobora he tagira izina Rwanda kidayidaye kemuru watsa kuri basaka kubitimbwa nini ku mashiga ikibwa na tetana amakenga. None Musanze muri ayo mazina uvuze hari Musanze yaje ako nambaye ishusho ya Musanze ndi kukubaza uretse itandetse nambaye iki yambaye ibyo bintu mwigize by'abafana ba APR ko muri abasirikare no muri siviliane